Isomo ryo mu gitabo cya mbere cya Samweli. Dawudi yageze ubwo ahunga Sawuli. Nuko Sawuli aherako atoranya ingabo 3,000 zatoranyijwe muri Israheli, maze aragenda ajya gushaka Dawudi n'ingabo ze mu bitare byabagamo ihene z'ishyamba. Agira atyo ku biraro by'intama byari iruhande rw'inzira, aho ngaho hakaba ubuvumo. Sawuli abwinjiramo kugira ngo yitume. Dawudi n'ingabo ze bakaba bicaye mu muhero w'ubwo buvumo. Ingabo za Dawudi ziramubwira ziti, nguyu munsi Uhoraho yakubwiye ati, dore neguriye umwanzi wawe mu biganza byawe, maze umwigenzereze uko ushaka. Nuko Dawudi arahaguruka, akeba rwihishwa agatambaro ku gishura cya Sawuli. Ariko nyuma y'ibyo Dawudi yumva umutima uradiha, kuko yari akebye agatambaro k'igishura cya Sawuli. Nuko abwira ingabo ze ati, Uhoraho andinde kugenzereza atyo uwo yasigishije amavuta y'ubutore. Sinatinyuka kumukozaho n'ikiganza cyanjye, kuko ari uwasizwe w'Uhoraho. Nuko ayo magambo ya Dawudi acubya umurego w'ingabo ze, azibuza kwiroha kuri Sawuli. Ubwo rero Sawuli arahaguruka, ava mu buvumo yikomereza inzira ye. Hanyuma Dawudi asohoka mu buvumo, ahamagara Sawuli ati, mwami mutegetsi wanjye. Sawuli ngo akebuke inyuma. Dawudi arunama kugeza ku butaka, aramupfukamira. Niko kubwira Sawuli ati, niki gituma wumva amabwire y'abantu bavuga ko nshaka icyakugirira nabi? Uyu munsi wa none wiboneye neza ko Uhoraho yakweguriye ibiganza byanjye igihe wari mu buvumo. Ariko nanze kukwica nakubabariye, kandi ubwo bambwiraga kukwica navuze nti, sinzakoza ikiganza cyanjye ku mutegetsi wanjye, kuko ari uwasizwe amavuta w'Uhoraho. Itegereze mubyeyi wanjye, reba aka gatambaro ko ku gishura cyawe mfite mu ntoki zanjye. Ubwo nashoboye gukeba aka gatambaro ku gishura cyawe kandi sinkwice, umenyereho ko nta bubi bundimo cyangwa ubwigomeke, kandi ko ntacyo nagucumuyeho, ahubwo ni wowe umpiga kugira ngo nshuze ubugingo bwanjye. Ari wowe ari nanjye, Uhoraho niwe uzaducira urubanza, maze azamporere. Naho jye sinzagukozaho ikiganza cyanjye, nk'uko umugani wa kera ubivuga ngo, ubugome buganje mu bagome, ariko jye sinzabukozaho ikiganza cyanjye. Mbese uwo mwami wa Israheli yiruka inyuma uwo yiruka inyuma ninde? Uwahiga ninde? Ariruka inyuma y'imbwa yapfuye, cyangwa se ni inyuma y'imbaragasa? Uhoraho aratubera umucamanza, adukiranure, yitegereze maze andengere, andokore ikiganza cyawe. Dawudi amaze kubwira Sawuli ayo magambo, Sawuli aravuga ati, si iryo jwi ni iryawe Dawudi mwana wanjye? Nuko Sawuli araturika ararira. Hanyuma abwira Dawudi ati, urandusha ubutungane, kuko wangiriye neza kandi jye nakugiriye nabi. Ariko wowe uyu munsi wangaragarije ubuntu wangiriye, ubwo Uhoraho yakunyeguriraga maze ntunyice. Mbese iyo umuntu ahuye n'umwanzi we aramureka akigendera mu mahoro? Uhoraho
azakwitura ineza wangiriye uyu munsi. Noneho ndabimenye ko uzaba umwami, kandi ubwami bwa Isiraheli bukazahora mu biganza byawe. Iryo ni ijambo ry'Imana.